ndabagaye bafatiranye umwana udafite icyazi bamukoresha publicité y'ubuntu. Ni umwana ukeneye iterambere, ni umwana ufite ashaka kugera, bamukorera publicité y'ubuntu. Telefone yabanje kuvaho iminota mike, ahigiriyeho ndamwana Vava uri he ko nakubuze muri studio bakubuze. Arambwira ngo nukuvuga aratarajya no kuri bamufatiranye ataranajyaho ngo hari umumama ngo duhuye ntiyarazi n'ibintu arimo ibyo ari byo. Ngo hari umumama ndabagaye uyu mwana muramwangije mumushyize hasi mumwiciye avenir. Arangije mpamagara MCT no ntimanuka. MCT nazemeza ibi bintu. Arangije umwana atanda mubaza ntihari publicité bagukoresheje ngo hari akantu gato ngo bankoresheje. Numva ko ari ibintu biraho bataza proding. Ndangije mbona babya prodinze nko kwamamaza. Avugamo ayahe magambo. Neza rero urakoze cyane kandi shimiye na manager wawe, Imana imuhe umugisha imukomeze. Wabyumvise? Yagenze ute? Ubwo bihura babyumve banangayire iki kigo amafaranga gifite ntabwo cyakabaye gifatirana umwana nk'uyu. Rwose ndabagaye ndanabagaye mbabaye cyane. Bashyizemo agatotsi hagati yanjye n'uriya mwana naramuzamuye bicaye hariya barimo bakora business zabo. Ndavunika nzamura umwana barimo baramukoresha inyungu zabo. Ntabwo nabyemera. Nishaka ntandukane nawe ariko sinakwemera jewe mbona umwana yamamaza ibintu biraho gusa by'ubuntu. Niriye terambere rye se yageraho niki birumvikana kinsobanurire niki yageraho. Abantu bafite amafaranga barimo bararya amafaranga. Uriya mwana w'umukobwa ntabwo abantu bamukunda, bamwe ntabwo ari bose. Hari abantu batamukunda bamufatiraho amafoto bashaka kumwamamariraho, bamufatiraho amafoto bashaka kumwamamaza mu bintu byabo ngo batere imbere wakomeza ajye hasi. Ntabwo nabyemera. Gusa mfitanye amasezerano nawe still babimenye. Ndahira n'ubwa mbere mbonye warakaye. Aka kangiye amasezerano ataraseswa bari abantu ndabafite ntibagire ngo gute. Kandi nubwo bamusinyisha amasezerano kano kanya ntarasesa amasezerano yanjye nawe still nyarimo kuko mfite amasezerano n'uriya mwana. Byaravuzwe batangiye bashaka kumwita umurwayi mu mutwe, bashaka kumuhemukira kugira ngo bamuzimye. Ndarwana niyo ntambara. None biranze bashatse kudushyiramo itandukaniro. Ntabwo biri bushoboke. Hari ibyo bangomba. Uriya mwana afite amagambo menshi ari mu mutwe we. Afite ibintu byinshi biri mu mutwe we. Nta nicyo murenganyiriza. N'abanyarwanda ntibamutakarize icyo cyizere. Nimba hari abantu bari kumugirira nabi bigaye. Nimba hari abantu bari kumuhemukira bamuzana muri izi propaganda, bamuzana muri izi politike zo kuri social media atanazi, bigaye bangije hazaza he. Barahangije pe. Mfite kontra zigera muri izi. Nari mfite nawe ubwe mu gitondo ambwira ngo agiye mu rugo iwe. Namubwiye ni Vava nagusobanuye kontra 1 2 3 4 mfite ngomba gukurikirana. Sindi buzihagarike. Nimba ugiye kwiga icyarahani wa mugani wawe ariko sinzemerera umuntu uzamushyiraho mu bupumbafu ngo narangiza mujyana ajye kumwica nabi amubyaza inyungu mu nyungu ze. Abantu yego bakishima ariko tubari dutoya. Ndetse benshi nagiye mbona mu bitekerezo wajya ukompoza indirimbo nini kubera icyo ndakunda gukora uturirimbo dutoya kuriya tw'amasegonda. Ntabwo akunda ibintu bimuvuna. Gutinda kuri kamera aririmba ibintu byinshi cyane. Abantu bimufatirana muri iriya sura ngo bavuga ngo imbogo ngo n'inkingo ngo nibiki. Ntago ari ibiki uriya mwana. Nari mfite gahunda yo kubatungura. Abatunguza indirimbo ze bakumirwa. Aka kantu kabayeho. Ntigatuma abo ngabo babyuririraho ngo babidevelope bashake kumucukumbura, bashake kuvuga ngo bimwe twavuze singibi se. Nta bimwe twavuga singibi. Vava ari serious, nta burwayi bwo mu mutwe afite. Abanyarwanda bamugumisha icyizere afite, sibyo bamufitiye. Bamugumisha urwo rukundo bamufitiye, banamufashe cyonyine ibarebe. Kuko twebwe turi abantu ntituzi ngo umuntu ninda, ariko Imana yo mu ijuru izi biri mu mitima y'abantu, izi uburyarya bw'abantu nk'abo ibarebe. Ndamugaye cyane. Yago
mu gihe gito mumenye arahera he anenga ibintu by'uriya mwana arabikompara n'ibihese bye ngo avuge ngo yenda ibye nibyo byiza ibyiwe si byiza yamuretse aramushaka hiki nicyo unenga supermanager ndamunenga amagambo y'ububeshyi ikintu cya mbere munenga ni uburyo kiyabeshyeye Yago nenga supermanager nareke kwifotoreza kuri uriya mwana nareke kumufatiraho amaserifi azana amafaranga 20,000 amufatiraho amaserifi n'amavideo kugira ngo yitwikire. Ese supermanager areba akabona niwe muntu watanze amafaranga menshi wafashije uriya mwana atanga menshi y'ibirenga kurusha abandi. Uriya mu producer nababajwe n'urupfu rwe cyane biri deep. Byabanje kuncanga mu migihe cya mbere. Gasaro TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. Mbasha wa mugani gushinja umuntu ikintu ntiyumviye atangaza ko yamamaje hari publicité yakozwe bikavamo ikibazo. Iyo publicité yari iteye gute ikibazo cyabayemo nikiye? Yarafite ikiganiro Fraya yarakozwe nabinyujije ku mbuga nkoranyambaga zanjye na Keti Radio yabinyujijeho birazwi. Nari bujyane nawe mu kiganiro cya Keti Radio muherekeje. MC Tino yari yadutumiye twembi. Sinaboneka kubw'akazi kenshi nari mfite ko mfite akazi, ntabwo ndi umuntu wicaye gutyo, mfite akazi kandi mfite abankoresha, mfite ba boss sinikorera. Ntibyankundira ko mboneka kubw'akazi. Sobanura MC Tino ati ntabwo ndi buboneke, reka mwohereze wenyine. Niryo kosa nakoze. Ariko ntabwo ndi buriregerete ntayandi mahitamo nari mfite. Ndamwohereza wenyine. Nk'umuntu w'icyamamare, Vava ni icyamamare, yagezeyo baramufatirana. Abantu bamwuzuraho, ubwo mugore abaramufatiye n'uwo muri reka mbagaye. Ndabagaye imbere y'itangazamakuru. Simbizi. Ndabagaye bafatiranye umwana udafite icyazi. Bamukoresha publicité y'ubuntu. N'umwana ukeneye iterambere, n'umwana ufite ashaka kugera, bamukorera publicité y'ubuntu, bamubeshya ngo kuzabimwigisha imodoka. Uriya mwana baramusezeranya ibyo kwiga imodoka. Iyo modoka kuzayiga bifite contract. Ntayo ni ibintu biraho gusa byo kumunwa, byo kumubeshya, byo kumwica mu bwonko. Bamusezeranya ngo kuzamwigisha imodoka. Ibintu by'ubupumbafu byo biraho bidafite n'ubusobanuro. Barangije video barayuploading. Jewe nk'umuntu ushinzwe kureberera inyungu ze, ijoro ryashize namwicaje. Vava nigeze guhamagara tese manager ko ari abantu duhuye. Uwo munsi naramuhamagaye, nanamubuze kuri telefone muri studio bamubuze kuri Keti Radio. Telefone yabanje kuvaho iminota mike, ahigiriyeho ndamwa nti Vava uri he ko nakubuze muri studio bakubuze. Yego. Arambwira ngo no kuvuga aratarajya no kuri bamufatiranye ataranajyaho ngo hari umumama ngo duhuye ntiyarazi n'ibintu harimo ibyo ari byo. Ngo hari ndabagaye uyu mwana muramwangije mumushyize hasi mu mwici ya Venire. Ngo hari umumama ngo duhuye ngo hari ibintu ngo ashaka. Ndamubwira nti Vava sinashatse no kubyumva. Nti Vava ntibakubuze muri studio ntigira vuba ugende, ntiyo gahunda ntabwo ariyo yari kujyanye. Ahita muhandinga telefone arangije atangira ngo nitwa kanaka ngo muri ibintu byinshi cyane mita numva ko jewe nk'umuntu usobanukiwe ibintu mita numva ikiri kujya mbere.
nahise mvugira hejuru ndamubwira ntumva uyu mwana agiye mu kiganiro wimufatirana mugeza aho agiye kuko bamubuze. Umumama nambwira nabi cyane kuri telefone byambabaje ngo none se ngo kumbwira nabi ngo uragira ngo mbigenze gute ngo ko narindi kumuyobora. Ndamubwira wamuyoboraga umujyana muri office yawe ya studio. Umwana agiye kuri Keti Radio uramufatiranya umukushumuranya umujyana muri office yawe niho umuyoboye umujyana. Arangije mitamamagara MCT no ntimanuka MCT nazemeza ibi bintu nimanuka ugenda umufashe niho yicaye. Arangije umwana atanda mubaza ntihari publicité bagukoresheje ngo ari akantu gato ngo bankoresheje. Numva ko ari ibintu biraho bataza proding. Ndangije mbona bya prodinze nko kwamamaza. Avugamo ayahe magambo yavugagamo ndaza kuyiguha nabishyiraho cyangwa urebe kuri Instagram yabo biriho. Ndavugaga ngo hoye ibintu nyine byo kwamamaza ni publicité ntabwo ari akantu gato ko mutera. Uvuga ngo uvuge ngo umwana yambwiye ko nta kintu bamuhaye. Nawe yabisobanuye mu makuru ko mu kiganiro yagiranye na super manager ko nguriye mu mama nta mafaranga yamuciye ngo ariyo mpamvu ngo atashakaga ko tumwishyuza. Ijoro ryashize ndamubwira ntivava ni ntabwo iterambere ryawe ushaka kugeraho twarigeraho ukora muri ubu buryo. Nibi bintu biragayitse gusa niye company ndi yaguha kontra urimo ukora ibintu by'ubuntu. Ntugusura ko ibintu by'ubuntu ibi bintu ko byatuvunnye tuzagera ku kivava. Arangije aba mbona ntabwo tubyumvisheho kimwe nifashisha abantu biwabo bamuhamagaye baramuhamagara bamugira inama baramuhamagara bamwereka inyungu afite muri ibi bintu. Arangije ntiyabyumva mu gitondo arantunguza ngo arashaka kujya mu rugo ngo ubwo ibyo kwiga imodoka ngo byanze ngo reka njye kwiyigira icyarahani. Nayo magambo yambwiye. Muri make nk'umuntu mukuru cyangwa se abantu bakuru badukurikiye birashoboka ko kuba wamuhaniye cyangwa se ari manura wamuhaye nka wa mubyeyi wamurebereraga bishoboka ko byamutebura kari bikaba intandaro. Niba nijoro mwarimu umeze neza yaragiye kuri radio nta kibazo. Radio byabaye mu gihe gishize cyashize byari byaranarangiye iri hura ryacu na Bruce Melody byabaye nyuma yaho. Buretse ikiganiro. Aravuga ngo turagushyigikiye. Aravuga ngo komereza ahubwo jewe inama naguha. Indirimbo ziriya nyamaswa zose ujye no mu ngagi zose uhimba indirimbo z'ingagi. Ufite umwanya mukeya. Sawa Imana igushyigikire kandi muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Uzashire muri ingagi. Amen. Ubwa neza rero urakoze cyane kandi ishimiye na manager wawe Imana imuhe umugisha imukomeze. Wabyumvise? Yagenze ute? Yewe namamara ikipope akakapira ngo mdamu narabarijanye berakunyigisha imodoka no kunyishyurira perimi no kunyishyurira provisoire arangije ngo ashaka kuburana nawe. Okay. Urumva intandaro ati manager wanjye Imana imumugisha mu bikise n'ibintu yankoreye ati washatse kuburana n'umuntu washatse kumwigisha imodoka. Niyo magambo ye muri iki kiganiro arimo. Donc ntekereza ko cyangwa abantu dutekereza ko bishoboka ko ariyo ntandaro yano makimbirane. We wenda gatekereza ko wanze ko yigishwa imodoka. Niko mbitekereza. Ngewe uyu mwana narabimusobanuriye sinzi yenda wasanga hari ibiyihishemo jewe ntazi bari kumpisha kuko kuno uyu mumama twaravuganye. Yego. Ambwira ko tuzicanye twaravuganye ansaba ko tuzahura twari guhura uyu munsi kuwa mbere tukabiganiraho ariko ku ruhande rw'uwo mpagarariye we ntabwo tubyumva kimwe. We arumva yakwamamaza ku buntu nkanjye nka manager bikambabaza nta mpamvu yo kwamamaza ku buntu ku izina rye. Ikindi naramubwiye nti nimba ushaka kwiga imodoka kereka nimba hari ibintu bari kunkinga hari imikino bari kunkina jewe ntazi. Jewe naramusobanuye ndamubwira nti ushaka kubonana n'uwo mudamu sorry singuciye mu ijambo uri kumwe na Vava mu gacoca ibintu ati byagenda bite nk'umuntu ndeberera inyungu ze
twicare tugire gutya, niba ari n'inshingano tujuje reka tubigire gutya, ibintu birangire mu mahoro tutarinze no kuba twajya mu manza, kuko n'urugero navuga ngo bishobora no kugera mu manza ati nakoze ku busa, cyangwa se musibe n'ibi bintu mukagira uko mubyumvikana, ugasanga wenda uwo mudamu hari ikindi kintu wenda vava bari kugukinga badashaka ko we wamenya. icyo nicyo ntekereza, kuko vava uko muzi n'umwana utifuza ko iterambere rye ridindira, utanifuza ko bamufatirana bakaba bamukoresha ibintu by'ubuntu nk'uko, kuko narabimusobanurira inshuro nyinshi ndamubwira nti nimba uyu mudamu yagusezeranyije kwiga imodoka gusa, njyewe nzayikwishyurira. Yego. Ni 60,000 cyangwa 45 biri aho hafi aho, nzabikwishyurira, ayo mafaranga nzayakwishyura, ndabikwemereye. Yego. Wiga imodoka, ariko aba bantu bagomba kuduha amafaranga, ntabwo kukwigisha imodoka aricyo kiguzi cya publicité wakoze. Abanyarwanda babyumve, nta nubwo bihura, babyumve, banangayire iki kigo amafaranga gifite ntabwo cyakabaye gifatirana umwana nk'uyu. Rwose ndanabagaye mbabaye cyane, bashyizemo agatotsi hagati yanjye n'uriya mwana naramuzamuye, bicaye hariya barimo bakora business zabo, ndavunika nzamura umwana, barimo baramukoresha inyungu zabo, ntabwo nabyemera. Nishaka ntandukane nawe, ariko sinakwemera jewe mbona umwana yamamaza ibintu biraho gusa by'ubuntu. Niriye terambere rye se yageraho niki birumvikana, kinsobanurire niki yageraho? Abantu bafite amafaranga barimo bararya amafaranga, uriya mwana w'umukobwa ntabwo abantu bamukunda, bamwe ntabwo ari bose. Hari abantu batamukunda, bamufatiraho amafoto bashaka kumwamamariraho, bamufatiraho amafoto bashaka kumwamamaza mu bintu byabo ngo batere imbere we akomeza ajye hasi. Ntabwo nabyemera, gusa mfitanye amasezerano nawe, still babimenye. Ndahira n'ubwa mbere mbonye warakaye, n'ubwa mbere birandakaje cyane, kuko intego yanjye n'uriya mwana ntabwo igezweho. Oya, ariko Imana izabikora, ntabwo igezweho, ariko babimenye. Muri make ushobora no kuba wagana izindi nzego cyane, mfitanye amasezerano nawe, rega ntabwo abisobanukiwe, ariko mfite amasezerano nawe. Oya, ndavuga ukaba warega bariya cyane rwose, ndi manager we, mfitanye amasezerano yo gukurikirana inyungu z'ibintu bye, gukurikirana ibikorwa bye byaka, kandi igihe amasezerano ataraseswa bariya abantu ndabafite, ntibagire ngo gute. Kandi nubwo bamusinyisha amasezerano kano kanya ntarasesa amasezerano yanjye nawe, stili nyarimo kuko mfite amasezerano n'uriya mwana. Icyo cyo bakimenye. Ni ukuvuga aramutse aje akakubwira ati wari manager, ariko tubishyireho iherezo, abantu babisobanukirwe, nibwo ibindi wa mugani hari ibigombwa, hari ibisabwa kugira ngo iyo contrat iseswe. Yes. Hanyuma aragarutse ati manager wanjye mbabarira, ngusabye imbabazi, ibintu ntibyagenze neza. Still now uriya mwana ntabwo ari nawe narakariye. Yego. Narakariye abo bashaka kumushyira hasi. Byaravuzwe, batangiye bashaka kumwita umurwayi wo mu mutwe, bashaka kumuhemukira kugira ngo bamuzimye. Ndarwana iyo ntambara. None biranze, bashatse kudushyiramo itandukaniro. Ntabwo biri bushoboke. Hari ibyo bangomba. Uriya mwana afite amagambo menshi ari mu mutwe we, afite ibintu byinshi biri mu mutwe we, nta nicyo murenganyiriza. N'abanyarwanda ntibamutakarize icyo cyizere, ntibumva ayo magambo. Wifuza kumufasha, akomeza amufasha cyane. Vava aracyari on hit, on top, kandi aracyatwika. Naba ndi kumwe nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, naba ntari kumwe nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma hari umumama wo muri Amerika yambwiye ati njyewe sinzi mwaravuganye, yambwiye ati ntumubwire amazina yanjye gusa twaravuganye, mbona ni umumama vraiment ufite umutima, atari ko hari groupe twari duhuriyemo n'ubundi yamurebereraga inyungu, ati ibintu byahindutse, mbona aravuze ati njyewe kugeza kuri uyu munota nimero yo gushyiriraho amafaranga ni iyi ngiyi, njyewe sinyibirimo. Ati bisa naho niyo message wandikanye uburakari, ubwo iyo message ntago twayimenya. Kubera iki wahisemo ho kubyikuraho? Reka masobanurira aho hantu, kandi impamvu ndahasobanura abanyarwanda bahumve. Uyu mwana yaransabye kujya iwabo
mu cyaro kandi ntabwo mfite umwanya mfite akazi ntabwo mfite umwanya wo kuvuga ngo amafaranga arabonetse ndayiruka ndayajyanye n'ibiki kuyohereza ni kwa gukata n'ibiki nafase uwo mwanzo na message iri clear ntabwo navuze ngo mbivuyemo nanditse ndavuga ni mpinduye aho amafaranga yanyuraga yego mujye muyanyuza kuri iyi nimero umwana ambwiye ko agiye kureba umubyeyi ajya mugeraho direct amufashe mu buryo bwihuse kuruta uko yaca kuri jye iyo ni message iri clear yego yumvikanye ariko wari wababaye nari kubabazwa n'iki se ko fo nawe ujye umwana yari yambwiye ko agiye mu rugo ni kubabazwa n'iki akigera mu rugo Layira yigize guhamagara ati nageze mu rugo nka wa mubyeyi yakuvugishije ntabwo yamvugishije nanamuhamagaye ntiyitaba sure yego inshuro nyinshi cyane ntiyitaba ariko disi Layira ari naho nete pe ibintu byawe rwose urivugisha ukuri uvuga ko ibintu biteye none se ninavuga ukuri uwo ndimo mvuga hari nawe azavuga ukuri kwe nimubeshyera azavuga ati hano barambeshyera umwana ntiyampamagaye nanamuhamagaye inshuro nyinshi ntiyamfata akankupa akanyihorera Layira rero ntekereza ko njye ni nkanjye ariko sinavuga ngo si nkawe cyangwa undi muntu ntekereza ko nimba ari n'ikibazo uzamwegere mubwira ati se nimba hari icyo nagukoreye kitagenze neza turi abantu vava sorry cyangwa se nawe nanareba kino kiganiro cyangwa se akanacyumva nimba hari abantu bamushutse akaba azi neza ko Layira nta kibazo yari afitanye nawe azagaruke akubwira ati hari uburyo bitagenze neza cyangwa se niyumvishaga gutya na gutya ariko mbabarire numva ari gikwiye nk'abantu yarabisobanuye afite imyaka 24 yego ni umuntu mukuru utekereza nongere mbisubiremo baratekereza afite n'ubwenge abamwita ko afite uburwayi bwo mu mutwe sinzi aho bakuye izo mpapuro zo kwa muganga ngo babyemeze jewe nkanjye ubana nawe nzi n'imikorere nuko yabagaho ni umwana utekereza ushyira no mu gaciro unubaha yego sibyo byaka kanya nta kintu arabivugaho nkawe ngo avuge inkomoko y'ibyo bintu byaka kanya ntekereza ko vava ni abantu bamucanze kuko ikintu cyo muziho ntabwo akunda abantu bamucanga ntabwo akunda abantu bamubwira ibintu byinshi bamukoroga ntabwo abikunda ntekereza ko hari amakuru menshi ari mu mutwe we hari ibintu byinshi cyane biri kujya imbere wenda nyuma nzanamenya gusa nimba hari abantu bari kumugirira nabi bigaye nimba hari abantu bari kumuhemukira bamuzana muri izi propaganda bamuzana muri izi politike zo kuri social media tanazi bigaye bangije hazaza he barahangije pe mfite kontra zigera muri izi nari mfite nawe ubwe mu gitondo ambwira ngo agiye mu rugo iwe namubwiye ni vava nagusobanuye kontra 1 2 3 4 mfite ngomba gukurikirana sindi buzihagarike nimba ugiye kwiga icyarahani wa mugani wawe genda wiga icyarahani sindi buzihagarike jewe nzaza mvuga nabimusobanurira iryo jambo avuge ko muzabimubaze namubwiye nti jewe nzaza mvugane na mama wawe mwereke inyungu wari ufite muri ibi bintu niyumva adashaka kubikomezamo nzabihagarika mbahakarinire nta kibazo ariko niyumva hari inyungu bifitemo ndabizi kuzagaruka ukora akazi kuko icyo cyakuzanye i Kigali cy'imibereho ushaka imibereho ushake jewe numvaga ndi bujyane kontra mbereka nikiri buve muri kontra nikiri muri kontra icyo mbafitiye ubwo rero ikintu ndi bukore ntabwo ndi butuma abantu bamutunga urutoki ntabwo ndi butume babandi bamwise umurwayi wo mu mutwe bari bubyuririreho icyo cyo nibamureke wenyine ndabizi neza ko vava ari umwana urekonesa azicara hasi ubwe abitekerezeho nabona bimufitiye inyungu azagaruka nkomeze nkurikirana inyungu ze uko bisanzwe nabona nta nyungu bimufitiye azaguma mu cyarahani cye nabyo nta kibazo ubwo niyo mahitamo ye ariko sinzemerera umuntu uzamushyiraho mu bupumbafu ngo narangiza mujyana ajye kumwica nabi amubyaza inyungu mu nyungu ze icyo cyo uwo ari we wese nimba ari n'ubifite mu mitwe we mfitanye kontra nawe abimenye
yes ntabwo byoroshye hanyuma Layira nka manager n'undi twe turacyakwita manager kuko n'uyu munsi uri kukwandikira ashaka ubufasha ntawe uri ndacyari manager kubera yuko ndacyafite kontra ntabwo iraseswa iriya kontra ntabwo iraseswa nakubaza akabazo kubera iki ubundi akora uturirimbo dusekeje abantu yego bakishima ariko tuba ari dutoya ndetse benshi nagiye mbona mu bitekerezo wajya ukompoza indirimbo nini kubera iki ubundi akunda gukora uturirimbo dutoya kuriya tw'amasegonda ntabwo akunda ibintu bimuvuna gutinda kuri kamera aririmba ibintu byinshi cyane ariko si uko indirimbo ze zitari ndende afite indirimbo narabisobanuye mu biganiro byashize afite indirimbo ziryoheye amatwi indirimbo z'imihigo indirimbo z'ubukwe afite indirimbo abantu bimufatirana muri iriya sura ngo bavuge ngo imbogo ngo n'inkingo ngo ni ibiki ntago ari ibiki uriya mwana nari mfite gahunda yo kubatungura abatunguza indirimbo ze bakumirwa Layira ni hatari ntabwo ari hatari hanyuma hari umupapa twakoranye mbere mbaye disappointed nibyo nakubwiye twakoranye ikiganiro aravuga ati jyewe rwose manager we yararakaye ati nyamara nanga ikiganiro namwerekaga ko ziriya mboga aririmba imara yagakompoje akerekana ibyiza bitatse u Rwanda akabwira abashoramari kuza kuzisura gutyo abakerarugendo nimba ntibeshye atari ko we yabyumvishe mu buryo kari nko kurwanya Vava ari umugabo witwa Rwema njyewe ntabwo namurwanyaga namwerekaga inama ko niba ari manager muzima yakamweretse uburyo ki yagakoramo indirimbo twese nk'abanyarwanda tukanayumva tukumva ufite message atari ko ansubiza mu magambo mabi yo kuvuga ngo uriya mugabo Rwema yego ntabwo ari uko ari umuswa ni n'umuhanga afite n'ibitekerezo byiza yego ntari bugaye kuko hari byinshi namwigiraho nk'umuntu mukuru ufite inarabibonye mu buzima ufite n'imitekerereze iri hejuru ariko jyewe ntabwo nanenze ibitekerezo bye nanenze ijambo yakoresheje icyo acyumve neza nanagikiriyaringe n'undi wese n'uyu munsi n'ubwo yakongera akarikoresha aho namwataka kuvuga ngo ntabwo yifuza umwana ngo nkuriya wese abwiwe n'iki ko yamwifuza icyo cyo anakimenye rwose ibitekerezo byo ni byiza n'abanyarwanda babyumve ndabizi ko finally Rwema abantu bazamwumva ko ari umuntu ufite ibitekerezo gusa uburyo abye-expressingamo nawe arabizi abye-expressinga mu buryo buvanze bugacanga abanyarwanda bikabagora gusesengura ibyo bintu umuntu ubasha gusesengura ibyo bintu ni wa wundi nyine ubasha gucukumbura nta mwanya abo banyarwanda bafite kujya gucukumbura ibyo bintu by'amafilozofi n'ibiki ajya avuga mu mvugo zeruye ibitekerezo bye ni bizima yes abe clear kuri afite n'inama nziza ku rubyiruko ariko ibintu byo gushyira mu nyurabwenge zivuna abanyarwanda bafite ibibazo byabo bibavunnye kujya kumva izo filozofi ni ibintu bigoye yewe nkanjye zavaye ntazo urashaka straight on the point nanjye rero nko muri abo suko ntumvise ibitekerezo bye ndabyumva ndanabya pressure n'umuhanga pe Rwema n'umuhanga ariko nanjye nk'akantu numvishemo kuri stress zanjye ntafite umwanya wo kujya gucukumbura ibyo bintu iryo jambo naritoyemo numva ko yavuze nabi kuvuga ngo Vava ngo ntabwo yakwifuza umwana ngo umeze ngo nkawe n'umutwe w'inkuru ni kuvuga ngo ntabwo yakwifuza umwana umeze nkawe iryo jambo rwose riragayitse ubwo ari we wese ahita aryumvamo mu buryo bubi sibyo yenda risesenguye muri bya bitekerezo bye hari ukuntu ryagira sanse mu buryo bumwe mu bundi buryo abandi ntibabyumve gutyo usibye ko nanjye ntabyumvise mu buryo bwiza Vava n'umwana yari umwana w'umukozi yarankoreye inshingano z'abari serious akora akazi mu buryo buri serious icyo kintu aka kantu kabayeho ntigatuma abo ngabo babyuririraho ngo babidevelope bashake kumucukumbura bashake kuvuga ngo bimwe twavuze si ngibi se nta bimwe twavuga si ngibi Vava ari serious nta burwayi bwo mu mutwe afite abanyarwanda bamugumisha icyizere afite sibyo bamufitiye bamugumisha urwo rukundo bamufitiye banamufashe kuko nanjye nicyo mwifuriza
hanyuma abo ngabo barimo bashaka kumuroha mu manga, barimo bashaka kumuzanamo amafilozofi y'izi social media, ibintu atazi, abo bo rwose Imana yo mu ijuru yahaye iterambere, Imana yo mu ijuru yari yahaye amahirwe y'umwana, ibarebe. Icyo nicyo cyonyine, ibarebe. Kuko twebwe turi abantu ntituzi ngo uwo muntu ninde, ariko Imana yo mu ijuru izi biri mu mitima y'abantu, izi uburyarya bw'abantu nk'abo, ibarebe. Hanyuma ngiye kubaza ibibazo bitatu tunasoza. Uruhuke, urananiwe, uratekereza cyane. Ngiye mu gitondo nakuvugishije dufitanye gahunda y'ikiganiro, bambwira uti Sando, ikiganiro ntikigikozwe, nta byinshi twavuganye, ati ntago ndumva ntameze neza, ariko urabizi ko na byinshi twaganiriye. Numva ko burya umuntu ashobora kukubwira ati ikiganiro ntigikozwe kubera ko arwaye, kubera ko arwaje, donc ugasanga hari impamvu nyinshi. Urabizi ko tutavuganye byinshi, ariko numvaga ko utari wishimye cyangwa se muri wo utari unezerewe. Hanyuma Jihad yaravuze ati uriya mukobwa araza ati abanyamakuru muri n'abasazi ngendane nga abanyamakuru mumukoresha, wumva ko mbese nawe asa nunenga ibyo akora, ati dore imbogo dore imvubira n'ibiki. We wamuvugaho iki? Jihad namuvuzeho mu kiganiro cyashize cyo kuba yaravuze muri buriya buryo. Jihad ntabwo umwanga, nari nsanzwe ndi umufana we, gusa amagambo yakoresheje nanjye nayo yarambabaje. Ntabwo yafata ngo anenge ibintu biri mu gisata. Abarundi nibo bavuga ngo ni igisata. Igisata bisobanura igice runaka. Ntabwo yanenga ibintu biri mu gisata adaherereyemo. Jihad si umuhanzi, si umuririmbyi, si producer, si n'uyobora abaririmbyi cyangwa ngo asesengure ibintu byabo, si n'umunyamakuru. Ahuriye hehe n'ibintu by'uburirimbyi? Ni umusesenguzi usesengura ibintu bitari mu gisata aherereyemo. Nimba atari umuririmbyi, arahera he hanenga? Arahera he hanenga? Anenga ibintu by'uriya mwana. Arabikompara n'ibihe se bye ngo avuge ngo yenda ibye nibyo byiza, ibyiwe si byiza. Yamuretse aramushaka hiki? Nicyo unenga super manager? Ndamunenga amagambo y'ububeshyi. Ikintu cya mbere munenga ni uburyo kiyabeshyeye Yago. Ndamugaye cyane. Yago mu gihe gito mumenye, ni umugabo urinda ijambo rye, ni umugabo wicisha bugufi, ni umugabo uharaniye inyungu zabo ngabo abo tutabonamo muri make za rubanda. Yes. Ni umugabo utarimangatanya. Yamubeshyeye avuga ko ngo amafaranga ngo bohereje ngo mu kiganiro ngo ari plank, ngo ni baringa, ngo ntabwo yohereje. I was there, nari ndi hariya. Amafaranga yagayohereza narayiboneye. Reka dusoze. Ikindi munenga, yabeshye uriya mwana byanamubabaje, kuko mu gihe cyashize nakoranye ikiganiro na X-Large, baramuhamagara bamushyira ku murongo wa telefone, bamubaza ku nkuru ivuga ko ataraye muri uru rugo. Umwana arababara, aravuga ati se abantu bari kumbeshyera ko ntaraye mu rugo kwarayira nihe handi naraye? Ahita akupa na telefone ayikuraho. Nenga super manager nareke kwifotoreza kuri uriya mwana, nareke kumufatiraho amaselfie, azana amafaranga 20,000 amufatiraho amaselfie n'amavideo kugira ngo yitwikire. Ese super manager areba akabona niwe muntu watanze amafaranga menshi, wafashije uriya mwana atanga menshi y'ibirenga kurusha abandi? Hari aba diaspora benshi cyane, hari buvuga amazina banambujije kubavuga, bafashije uriya mwana, bamuha amafaranga menshi anashoboka. Ntabwo bagiye mu itangazamakuru ngo basakuze, ntago bafashe amaselfie ngo bayifotorezeho ati dore dufashije Fava. Niyoroshye umutsi.
ntabwo 2020 byari byari gufatiraho selfie ngo asebye uriya mwana. Turamusabye tubabarire. Ikibazo cya nyuma wakiriye gute urupfu rw'uriya mu producer? Nabonye inkuru ku gihe ivuga ko hari niba ari igihangano yakozeranye na Vava, simbizi ukuntu nabibonyeho kuri ayo makuru. Uriya mu producer nababajwe n'urupfu rwe cyane, biri deep. Byabanje kunshanga mu gihe cya mbere kuko inkuru imwe yavugaga ko yapfuye, abandi bo ku ruhande nk'abo bose nyine baba bakomera batazi n'ibyabaye bakavuga ko ari gutwika ngo atapfuye. Nababaye cyane, uyu munsi natabaye nagiyeyo aho bari kumusabira mu rusengero. Nagiyeyo kuko nzi icyo bisobanuye kuri Vava, nzi icyo bivuze kuri Vava kuko uyu mwana babimubajijeho mu itangazamakuru ubwo yakorana ikiganiro na Yago, babimubazaho umwana arara nabi, arababara, arwara, yahise agira crise y'igifu. Iyo yumvishe inkuru mbi nk'iyo agira crise y'igifu, ararababara, abyuka babara, numva birambabaje. Rero kuba atarahari nagomba kuba muri presence ye kugira ngo nibura abone ko nifatanyije nabo, nifatanyije naherekeje uwo wamufashije. N'umuproducer niwe washyizemo beat muri kakaririmbo ke Imbogo n'Imparage, Imbogo, Imvubu n'Impara. Niwe washyizemo beat. Umwana yagize impanuka, arakora accident, imodoka iramugonga ahita apfa. Iyo nkuru rero yaramutravaye, iramubabaza cyane, ituma atabasha kubyakira. Afite umutima uri soft, woroshye. Rero kugaragara hariya hari icyo bivuze kuri jye kuko nanjye n'uw'agaciro uriya muntu wadufashije, hari n'icyo bivuze kuri Vava. Nagaragayeyo, nagiyeyo, nifatanyije nabo nubwo ntatinze kuko nari mfite akazi, ariko Imana imuhira uruko ridashira. Ibi biri kuba cyangwa se navuga ngo nta ruba nirushire, ejo bizagenda neza, byagusigira ihe somo Laila? Isomo, amasomo duhora twiga mu buzima, duhora twiga uko umunsi uciyeho, ikintu cyose kiba mu buzima bw'umuntu kiba kirimo isomo, kiba kirimo kwiga byinshi. Ntabwo ndi bufata amasomo nk'ayandi Abanyarwanda ngo sinzongera, ngo ndarahiye rwose, ngo ndahiye ku nguti ya mama, ngo ntabwo nzongera. Ntabwo biri bumpagarike. Nakomezanya na Vava, ntakomezanya nawe. Hari abana benshi cyane hanze aha bakeneye ubufasha bwanjye. Baramamagaye niko nyifite akanya gake, mfite abana benshi cyane bifuza ko mbafasha mu mpano zabo. Jewe ndi umubyeyi wakira abo, naba mbifitemo inyungu naba ntabifitemo inyungu. None se Vava natangiye kumufasha hari inyungu mbifitemo ko namuryamye hose nkamurambarara. Nzabafasha abo, ntabwo nzacika intege. Abo nzaba mfite ubushobozi bwo gufasha nzabafasha, kandi nawe nabona biri kumuzonga, biri nta kibazo mufiteho rwose. N'umwana azahora ari umwana kuri jye. Laila, ihangane, sibyo? Ihangane kandi ukomeze ugire neza, ufasha abantu, sibyo? Ubwo Vava nawe hari version ye ashobora kuzatanga, gusa asirinde wenda kuba hari ibyo yatangaza bitari ukuri. Nanone bijya bibaho ugasanga umuntu Laila avuze bimwe bitari ukuri, cyangwa se urundi ruhande ruvuze bitari ukuri. Donc ugasanga rimwe na rimwe abantu barasa n'abanenga, ataba abantu barabanye, ariko urabona ko harimo ibintu nyine bitari clear wa mugani. Ariko ngushimiye byuze kuno munsi usobanurira abantu ni nijoro, ariko byibuze ntibihagarike kugira neza, sibyo? Kandi ndabizi abashaka gutekereza ngo nkuko bisanzwe iteka, wavuze ko hari contract ati yego ntari kumufasha nta nyungu, gutya na gutya ntibiguca intege, sibyo? Iraho urujo rw'Abanyarwanda. Uyu mwana nubwo haba hari inyungu nari kuzabigiramo cyangwa nari ntangiye kubiteganyamo ibi bintu, uyu mwana namuhaye proposal, yaje ari umukozi wo mu rugo, narabibasobanuriye. Ndamusaba, ndamubwira nti Vava, ibi bintu byawe jewe nk'umuntu usobanukiwe iyi si ibi bintu urimo biri ku rundi rwego,
reka mbe nkukuye ku nshingano nzane undi mukozi ugufasha wowe nta kibazo nzakomeza ngo ushyigikire ukomeze ubi wanjye yego ariko ureke ibintu byawe ube concentré wite ku ndirimbo zawe ukurikirane ibintu utajabagurika umwana arabyanga uyu mwana uri inyuma yawe wamubonye yego ntabwo yabaga muri uru rugo naramuzanye mu buryo bwo kumufasha vava murekeraho umushahara we ndamubwira uzakomeza uhembwe nta kibazo uriho kugira ngo wumve kuri safe yego sibyo ndangije ndamubwira nta kibazo komeza akazi kawe nurangiza numara kubona ko ibintu ndi kukubwira ari ukuri uzareka akazi kawe ureke tugaharira abagakwiriye hanyuma ugume muri gahunda zawe bo yenda sinzi nimba ari ryo geno ry'Imana ko ariko yagenye ko ibintu bigenda muri ubu buryo ariko sintekereza ko yamusezeranyije ko ibintu bizaza bikamera nk'umuyaga gutya ngo bigende nta kintu bimusigiye hari uburyo kiri bubigenza uko yiyeranje kamwamamaza iri buniyeranje ibintu bishyire mu murongo Laila wakoze cyane kandi ngushimira ukuntu ukora n'itangazamakuru urakoze cyane yagira umuntu wima amakuru uyakeneye ukayamuha nyine ni byiza ko ari n'uwakumva biriya agahita navuga abashokti akavuga ati nta kintu nshaka kubivugaho na kimwe ntago ari umwanya mwiza wo gukora bivuga nzaba mbivuga cyangwa se rekana nicare mbyihorere ariko we byibuze usobanurira abantu bose batekerezaga ise kwera iki manager ataravuga gutya na gutya uyu munsi barasobanukiwe wakoze cyane kandi ukomere sibyo merci yego Gasaro TV. wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas in your services.